ngaho da none zamabyi yanjye none no kuvuga ngo akanya namaze narindi kwituma ibuye. Bimeze bite? Umusaza namusa. None se gahunda ngo bimeze bite? Ariko warangijishije. Ariko nta kintu uri kumva. Ariko tekereza ariya mafaranga nari nakoreye mwana. Yajijisha inywera ikigage yonyine mwana. Mwana bura ni ukuvuga ngo umuntu avuye aranda umusozi twazamutse. Umuntu yari afite ikintu bise inzara. N'ikigage nakigweye nagikunze. Basi wenda ihangane uri kumva ubu ndi mu bibazo kandi umugabo aho guyunda arenzaho twatsi basi we nungurize magana. Azandi ibintu by'amafaranga rwose ubona ko nta kintu mfite koko. Nk'umuntu ufite amafaranga umuntu baba bagira ngo agende mu nzira ameze neza nyine nk'aho afite amafaranga nyine kwisi nukujijisha. Ubu ngiye sinakora uri kumva wowe nimba wumva ari amafaranga nubwo nakwishyura. Ese amafaranga mali 200 ni menshi. Ubwo nta nubwo aba ari menshi rega narengiza mu gihe nyine ikintu kiba kiriho nuko nyine nanjye mba nkeneye udufaranga two kwikemura. Kandi atari menshi no tubazo ko dukemurwa n'ibihumbi byinshi turi aho watundekeye ko. Nese waruzi ko ahubwo se ko ndi kwihuta ko turi nyine mva nkubwira ari ntabwo ari amafaranga nakwishyura ariko uyobewe ko ejo bundi yanjye yaturaza amagi. Turaza amagi cyangwa yateye amata. Oya. Nyine ndi no kwihuta turi kumwe ariko se ko ushaka kugenda turaduzwa n'ibirori gusa ko turi kumwe ari utuntu naringiyemo reka turi kumwe kabisa. ni gutya turayaduhuza se. Gauta. Wasa kuri kugenda wagira ngo uri kuniha bimeze. Ndi kwihuta Uri kujyahe? arantu naringiyana. Umva ko nkubwiye. Cyaje ejo bundi. Cyaje ejo bundi waracitse. Umva manze nyine nkubwire. Ejo bundi byagenze gute? Ndi kwihuta mwana ndabikubwira muri iyi minsi turi. Umva nyine nkubwire. Umva ari. Unyumvire kandi gutyo mwabaye ni gutyo mwabaye ubura guhamagara mu wabaye uretse ko nose kuri kwihuta izo gahunda n'izuri zigiye. turi gupfa icyubundi wakomeje oye umva nkubwire none wambabarira gushaka mbabarira ko tugende mwana turi kumwe. oye ariko uzi ko babanza nkubwire wabaye uretse ko turi kumwe mwari utunungiyemo genda turi kumwe turi kumwe nako buvuga nta kibazo ufite mwa ndeba patara bimeze turi kumwe genda ndakandi yego ugiye ugato nyaruka bruh. Ngaho da none zamabyi yanjye none no kuvuga akanya namaze narindi kwituma ibuye. None se ngubu umuntu ubundi yaneye ibiki kumbo nari ibuye ra. Ngaho da umuntu aneye ibuye.